ese hari ibiryo umuntu ashobora kurya akaba yagira indwara runaka bitewe n'ibyo biryo ariye cyangwa se ni ibintu biba bizaza mu gihe kiri imbere? Nshuti bavandimwe ndabasuhuje, ni inono+tv. Turi kumwe n'umutumirwa, turatangira twibwira. Murakoze, nitwa Chef Baraka Rehema, nkaba ndi n'impuguke mu bintu by'imitekere ndetse n'imirire. Twishimiye kwakira. Murakoze cyane. Uravuze uri chef mu bijyanye no guteka ku batabisobanukiwe, kandi ukaba n'impuguke mu bintu bijyanye n'imirire. Ese ni iki watubwira ku bintu bijyanye n'imirire? Ese ni izihe ndyo umuntu yarya? Murakoze. Uyu munsi nabateguriye isomo rijyanye no kuntu bategura ibyo kurya bifitiye umubiri akamaro, ndetse bikaba bishobora no kuturinda indwara nyinshi. Uravuze ngo bikaba bishobora no kuturinda indwara nyinshi. Ese hari ibiryo umuntu ashobora kurya akaba yagira indwara runaka bitewe n'ibyo biryo ariye, cyangwa se ni ibintu biba bizaza mu gihe kiri imbere? Ibiryo ubundi bitewe n'uburyo biteguye cyangwa se bitewe n'ibintu birimo bishobora gutera indwara runaka, nk'umubyibuho ukabije cyangwa se amadiyabete. Hari ukuntu dutegura ibiryo ugasanga ntabwo twitaye ku bintu birimo cyangwa se uburyo byateguwemo. Rero ni byiza ko byose tubyitaho kugira ngo bibashe kudutungira ubuzima neza. Aho ngaho rero nk'umuntu w'impuguke biri bugusabe ko uri dusobanurire, utubwire se ni gute nyine umuntu ashaka gutegura iyo ndyo. Ubundi hariho amaprincipe 7 y'uburyo bategura ibyo kurya mu buryo buri clean kandi buri easy, mbese mu buryo busukuye kandi mu buryo bworoheje. Principe ya mbere, ugomba kwita ku mboga ndetse n'imbuto. Hari ukuntu usanga abantu bategura ibyo kurya ugasanga hibereyemo imiceri, ibitoki, ibirayi, ugasanga ntabwo twitaye ku bintu by'imbuto ndetse n'imboga. Principe ya mbere rero umuntu agomba kugenderaho ateguye ibyo kurya, ugomba kwita ku mbuto ndetse n'imboga. Mbese ku isahane yawe cyangwa se ku bintu wateguye kugaburira umuryango wawe cyangwa se inshuti zawe, ugomba kuba ufite imboga ndetse ufite imbuto zihagije. Principe ya kabiri rero, ugomba kwita ku binyampeke bifite umwimerere. Hari ukuntu tugura amafarini cyangwa se ugasanga twigurira imigati irimo flour y'umweru. Biriya binyampeke biba byaraciye mu nganda, hari intungamubiri ziba zaravuyemo. Hariho imigati cyangwa se amakeke akorwa muri bakunda kwita brown bread. Ni imigati ubona isa nka shokora, iriya niyo myiza kurenza indi y'umweru dukunda gukoresha. Indi principe rero ya gatatu, ugomba kurya inyama nkeya. Inyama dukunda kurya inyama, ugasanga akenshi ku buryo ugiye n'ahantu bateguye buffet, buffet, akenshi usanga hari n'aho bashyira abantu ku nyama. Kubera ko nyine icyo ni ikintu dukunda muri rusange, abantu muri rusange, ugasanga akenshi hari n'uwifuza kwirira inyama zonyine. Ako kantu rwose ubanza uri bugasobanure ukitondeye. Akantu rero k'inyama, inyama nyine zirakunzwe kandi zitera apeti. Hari ukuntu urya rwose ukumva mu biryo hari ikintu kiri kuburamo iyo nta nyama zirimo. Icyo kintu cyo kurya inyama nke ntabwo bivuze ngo uzireke, kuko inyama nazo zifite akamaro mu mubiri wacu. Ni amaproteine, zubaka umubiri. Nk'abantu bakora amasiporo cyane ni byiza kurya inyama, ariko mu rugero, apana kurya inyama nyinshi. Inyama rero, impamvu tugomba kurya inyama nkeya ni ukubera yuko inyama zitinda mu mubiri cyane. Ubwo rero iyo ugiye ukarya inyama nyinshi, igifu kiraremererwa, ugasanga digestion ntabwo igenze neza, na za ndwara twavuze ugasanga zishobora kuzamo. Ubwo rero akanyama ushobora kukarya ariko kantite nkeya ku isahani yawe. Ni ukuvuga ngo za mboga akaba arizo ziba nyinshi, bya binyampeke ndetse n'imbuto, inyama ugashyiraho kantite nkeya. Yego.
indi principe rero iravuga ngo less sugar, isukari nkeya. Hari nk'abantu bakunda guteka barabizi, hari ibintu duteka ugasanga dushyizemo ketchup afite isukari nyinshi, cyangwa se nk'amasosi. Hari amasosi bateka bagashyiramo isukari. Ni byiza ko nimba uteguye ibyo kurya ugabanya isukari, kuko isukari ibaye nyinshi mu mubiri ni hahandi amadiyabete aza, cyangwa se umuvuduko w'amaraso. Isukari nayo twayijyana n'umunyu. Hari ukuntu duteka umunyu usanzwe cyangwa se tugashyiramo za magi na biriya birungo byinshi biba bifite umunyu, za soya sauce. Ni byiza ko dukoresha umunyu mukeya, cyangwa se tugakoresha umunyu uri naturel. Buriya soya sauce ku bantu barwara za diabete ndetse n'umuvuduko w'amaraso, soya sauce ni nziza kuyikoresha kubera ko ifite umunyu, ariko ni umunyu uri naturel. Ni umunyu mwiza kurenza uko wakoresha za magi ndetse n'ibindi birungo. Indi principe rero dusoza, tugomba kurya ibiryo biri naturel nyine, akaba ari byo dukoresha byinshi kurenza byandi twaguze mu nganda. Hari nk'ukuntu usanga nk'umuntu mu rugo atazi ukuntu ashaka kwitegurira wenda nka mayoneze cyangwa se izo za ketchup, ugasanga ibintu byose ari ngombwa kujya kubigura. Biriya bintu rero biba byaciye mu nganda, hari ibintu biba birimo bituma biriya bintu bidapfa, ari product. Ziriya product rero nazo nizo usanga zigenda zituzanira amakanseri ndetse n'ibindi bintu. Niyo mpamvu wenda nibongera kuntumira ushobora kuzabereka uburyo ushaka kwitegura mayoneze mu rugo, kugira ngo tugabanye kurya ibintu byo mu nganda bishaka kutuzanira indwara. Ubwo ni ikindi kizamuduhaye, tugomba kugutumira ukatwereka ukuntu umuntu yakwitegurira iyo mayoneze ari iwe mu rugo. Yego. Umaze kutubwira ku kintu kijyanye no kurya ibintu biri natural. Ese byaba ari bifite aho bihuriye na salade, uko tumva wenda ngo kurya salade? Ibintu icyo navuze, ibintu biri naturel ni ibintu bitaciye mu nganda. Kenshi usanga abantu bagura ibintu byaciye mu nganda bitewe wenda no kugira ubute bwo kwitegurira ibintu mu rugo, cyangwa se no kuba wenda nta bumenyi buhagije bafitemo uburyo bategura ibyo bintu. Ubwo rero za salade, imbuto, ibintu nk'ibyo byose ni ibintu biba binatirere. Ni byiza ku mubiri wacu kurenza bya bindi tugenda tukagura, kuko ntabwo tuba tuzi ibintu byose birimo. Yego. Ariko hari twabyereka ahantu hari igitabo. Yego. Iyi mpuguke ifite ari bunadufashe unagisangize abantu kugira ngo babashe kuba bazasoma kurushaho, bamenye ese ibyo uri kutubwira birimo aho ngaho. Yego, birimo nabyo. Murakoze. Iki gitabo cyitwa Eating Well, Quick and Easy. Ni ukuvuga ngo ni ukurya mu buryo bwiza, uburyo bwihuse kandi bworoshye. Ni ukuvuga ngo umuntu wifuza kumenya ibintu bijyanye no guteka, hariho indyo nyinshi zitandukanye, hariho uburyo bwiza ushaka guteguramo ibyo kurya bikakugirira umumaro kandi bikaba ari uburyo bworoheje. Mbese kwa kundi ushaka gutaha uvuye mu kazi ukaba wategura nk'akantu mu minota itarenze nk'itanu. Iki gitabo bashobora kureba wenda kuri Google, haba hariho ibitabo birimo ibintu bijyanye na nutrition ndetse na cooking. Bashobora kugisacinga cyitwa Eating Well, Quick and Clean. Yego. Ubwo rero bazabisacinge, haba hari ibitabo byinshi. Ni byiza kwiyinforma, ndetse na TV yanyu ndumva izagenda ifasha abantu cyane kuri iyo ngingo. Tujya ku musozo, cyambere turabanza tunagushimire imbere y'abadukurikiye ko abantu nkamwe murakenewe cyane, kuko urumva niba nshobora kumenya nshobora kuva aha ngaha ndagiye ngeze mu rugo mise negura ibintu mu minota itarenze 5 kutubwiye, urumva ko ni ibintu bitangaje ariko bitashoborwa na buri wese igihe yaba atabyitayeho. Rero niyo mpamvu turarikira
abadukurikiye gushaka iki gitabo ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye kugira ngo tumenye indyo nziza, indyo yujuje ubuziranenge, reka ariko mbyita yego, harimo intungamubiri zose, ndakeka ko aho ngaho twabibonamo kandi tuzakomeza kumwifashisha mu bintu byinshi bitandukanye kuko mwabyumvishe ni n'umushefu, nubwo ari n'impuguke mu bintu bijyanye n'imirire ariko ni n'umushefu. Baraka, usoza n'iki wabwira abadukurikiye? Murakoze. Icyo navuga, ndabanza gushimira abantu bose babanye natwe muri iki kiganiro. Mwakoze kubana natwe, ndizera ko mwize ibintu byinshi ndetse wenda n'ibindi bintu mwamufitiye amatsiko mwazaba mwandika muri comments, mugasaba inono+tv wenda ibyo mwifuza kwiga, ndumva wenda nabyo twazabigeraho. Ikindi ndabifuriza kujya muteka neza, mugateka ibiryo bisa neza kandi bifitiye umubiri akamaro. Murakoze. Urakoze nawe. Nk'umushefu byanga bikunda ntago wabura imbuga nkoranyambaga runaka ukoresha zigaragaza ibyo ukora, cyane ko ngewe njya kumenya nakumenye nyine uri umushefu kuri za Instagram, kuri za Facebook no kuri RTV. Wadufasha ukatubwira wenda izo mbuga nkoranyambaga ukoresha kugira ngo nyine bazabashe gukurikirana? Nkoresha Instagram page, amazina yanjye ni baraka_rehema_777. Nabisubiramo. Instagram page yanjye ni baraka_rehema_777. Instagram page yanjye ikintu izabafasha, hari ibiryo tujya dutegura nkabipostingaho, ushobora kureba nka kwa kundi ushaka kugira abashyitsi mu rugo ukibaza se ndabategurira iki, ese ndabitegura gute ku isahane, ushobora kujyaho ukabibona. Hari uburyo mba narateguyemo ibiryo, wenda ukaba wabonaho amakuru bikagufasha gutegura neza. Baraka Rehema, murakoze cyane. Murakoze nawe. Turabashimiye mwe mwadukurikiye. Murabona ko ikiganiro cyari cyiza ariko bibaye ngombwa yuko nyine tugisoza, ariko turabashimiye kandi turabakunda cyane. Tubasaba abatarakora subscribe kumanuka gatoya mugakanda kuri subscribe ndetse nako kazogera gatukura, ubundi tukajya duhora tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. inono+tv ni mwa.